Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri, karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yohana igice cya 10 umurongo 25 kugera kwa 28. Haravuga ngo, Yesu arabasubiza ati, narababwiye ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya, ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Amena. Imana ishimwe. Yesu arabasubiza ati, narababwiye ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya, ariko ntimwizera kuko mutari mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato, kandi nziha ubugingo buhoraho ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Amen. Imana ishimwe, Yesu ashimwe, uduhaye kuramuka, uduhaye kubaho, akaduha n'iri jambo ngo uyu munsi turyizereremo, turisengeremo, turigenderemo, dushima kandi turagize umunsi wacu Imana. Ngo Yesu arabasubiza, abangaba bari Abayuda, bari baje kumubaza ngo ntababwire ngo uwo ari we. Ibintu nk'ibyo usomye hejuru muri iki gice cya 10 ugenda ubyumva. Hanyuma ariko Yesu hano rero niho yahise abasubiza kuri uyu murongo wa 25, arababwira ngo ntimwizere. Reka nanjye nkubaze muri iki gitondo, ese wizeye Yesu? Nibyo waramwakiriye umwami n'umukiza wawe, ariko se uramwizeye? Wizeye ko ashobora byose? Wizeye ko agukunda? Wizeye ko muri kumwe muri iki gihe? Wizeye ko uyu munsi muri bukorane? Wizeye ko bikunda muri Yesu biremera? Wizeye ko Yesu ari we wenyine ushobora byose, ari we ufite igisubizo cy'ibibazo byawe? Wizeye ko Yesu ababarira ibyaha? Imbabazi ze urazizeye? Iyo wihannye wumva wakiriye imbabazi ze? Ubuntu bwe urabwizeye? Wumva wizeye Yesu Kristo wazutse? Niwe ndi kuvuga. Tumva mvuga Yesu gusa, mvuga Yesu Kristo wazutse, wanesheje, Yesu wadupfiriye. Uwo niwe ndi kuvuga. Amen. Amen. Ngo ntimwizere, ngo kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya. Hari imirimo y'Imana, hari imirimo Yesu agenda akora mu buzima bwacu, ariko iyo ituma tumwizera, ituma ibyiringiro byacu turushaho kubishyira mu Mana. Reka iki gitondo twongere twizere Yesu, twisengere kwizera, tugarukane kwizera Yesu. Yesu uyu munsi ibyiringiro byacu tubishyire muri Yesu. Reka twemerere Yesu uyu munsi turushaho kuzamura kwizera kwacu. Aracyari umwami, ntahinduka, arakomeye, arihagije. Haleluya, haleluya. Turushaho kwizera. Hari byinshi yakoze, ngo n'imirimo akora. Hari ibintu byinshi Yesu yakoze mu buzima bwacu, byagatumye turushaho kumwizera, ndetse ahubwo ibyiringiro byacu bigahagarara, bigakomera muri we. Ariko ntimwizera kuko mutari mu ntama zanjye. Iyo umuntu atizera ntabwo abarwa mu ntama za Yesu. Iyo umuntu atakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo aba ari intama ya Yesu. Ndagira ngo mbwire umuntu wese unkurikira, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo ni umwanya mwiza wo kumwakira. Kandi Yesu yarabyoroheje, ndabigutangariza, Yesu yarabyoroheje, ni ubuntu. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni ubuntu. Ukaba ubishaka unyandikiraho kuri iyo email cyangwa se muri commentaire. Haleluya. ndabigufashamo, wakire Yesu uruhuke, wakire Yesu ubone amahoro,
wakire Yesu nawe ature muri wowe. Haleluya, haleluya. Ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi zikankurikira. Uyu ni Yesu. Iyo uri intama wumva ijwi rya shobuja, wumva ijwi ry'umwungeri. Imana idufashe. Reka twemere kuba intama uyu munsi. Kuba intama, kuba intama ntabwo ari kuba intama isanzwe, ni ukwemera kuyoborwa na Yesu, kwemerera Yesu akatuyobora. Tubwire uyu munsi ngo Mana, kwizera kwacu kwa tukuzanye, twongere tubwire Yesu ngo tukwemerere utuyobore. Uko iyo niba tumwizeye, tumwemerera tuyobore, tumwemerere dukora ibyo ashaka ashima, tumwemerera tujya aho ashaka ashima. Haleluya. Tumukurikire. Yesu atubere urugero rwiza rwo gukunda Imana. Yesu atubere urugero rwiza rwo kwizera Imana. Yesu atubere urugero rwiza rwo guhagarara aho Imana ishaka, rwo gukora icyo Imana ishaka. Erega Yesu nawe yakoze icyo Imana ishaka. Imana yashakaga gucungura abantu, Imana yashakaga kugarukana abantu, Imana yashakaga ubwoko, gukora ubwoko bwayo. Haleluya. Ubundi bwoko bwayo, hanyuma itanga umwana wayo w'ikinege. Yesu aratugarukana. Imana ishimwe. Ngo nziha ubugingo buhoraho. Uyu munsi turasengera ubugingo bwacu, ubugingo burindwe. Haleluya. Turindisha ubugingo bwacu amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, ngo kandi ntizizarimbuka na hato. Yego, ku bugingo bwacu n'amazina yacu amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuri ntago twarimbuka. Gukiranuka bigumye kutwomaho. Haleluya. ngo kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwe. Ni ukuri ndagutangariza ko ntawe uzakuvuvunura mu kiganza cya Yesu. Niba waragiyemo neza, niba Yesu yaragufashe akagukomeza, niba ataragufata umubwira agufate, umwihe wese ntagende hamwe usigaze. Ko hari abantu bakirese nk'umwami n'umukiza, baremera bafata urutoki gusa rwa Yesu, baremera bakira ikiganza cye gusa, abandi bakira ukuguru kwe gusa, abandi bakira ururimi rwa Yesu gusa, ugasanga ahandi Yesu ntarahagera. Mwemerera gufate hose, mwemerere mukorane hose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi si nsenga, ahubwo wowe urisengera bitewe n'iri jambo. Urasengera kwizera, usengere kwemera kuyoborwa nawe, kuko ahangaha ni umwanzuro ku giti cy'umuntu, ni decision personnelle. Kwemera ko Yesu akuyobora, usengera ubugingo bwawe kujya mu ijuru ni shuwa, ni amahitamo Imana yatanze. Ntawe uguhitiramo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nta n'uwakirira Yesu undi. Kwemera ko amazina yawe yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ni wowe ubihitamo ukavuga ngo uyu Yesu ndamwakira, uyu Yesu ndamwemera. Wisengera, usengera ubugingo bwawe, urindisha ubugingo bwawe amazina agome mu gitabo cy'ubugingo. Ibyashaka kwanduza ikanzu yawe yera ubihakane, ubyihane, ubikureho. Haleluya. Icyanyuma ubwire Yesu ngo nkomeza. Niba uzi ko Yesu yaragufashe, umubwire ngo Yesu nkomeza. Umubwire ngo Yesu nkomeza ahangaha nananirwa, nkomeza muri uru rugendo nananirwa, nkomeza muri iyi business nahananirwa, nkomeza muri uru rugo nahananirirwa, nkomeza muri uyu murimo ngukorera nahananirirwa. Niwe uzi aho wananirirwa bigatuma utazagera. Ubwire Yesu ngo nkomeze muri uru rugendo. Ni ibintu dusengera muri iyi burakeye, ariko urisengera wowe ubwawe. Nkweretse ukuri busenge kwizera, wowe usengere kwizera kwawe kugira ngo ugumize ibyiringiro byawe bigumye kuba muri Yesu. Hanyuma kandi kwemera, wongere ukore isengesho rya kabiri, wemere Yesu akuyobore. Uvugurura amasezerano na Yesu. Niba wari warakeze umwami n'umukiza, uvugurura amasezerano na Yesu Kristo. Icya gatatu, usengera ubugingo bwawe, amazina yawe arindwe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Icya kane, wongere uhamye ko nta kizakuvuvunura mu kiganza cya Yesu, kandi ubwire Yesu ahantu hose ubona wananirirwa mu rugendo rw'agakiza, mu rugendo rujya mu ijuru. Umubwire ngo Yesu ahangaha nananirwa, umubwira kongera imbaraga, umubwira gukomeze. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Igitondo cyiza, umunsi mwiza. Shalom, shalom. Niba ari ubwa mbere, ntugende udakoze subscribe, kandi ndagira ngo nsabe n'abandi ukoreshe usangiza abandi. Erega ubufashije irivugabutumwa